n'ubundi bayikoraga. Mbese nta mukozi mwangiraga se? Ninjye wari umukozi wa buri kimwe. Kandi waragiye uri umugabo. Ubwo ubwo nyine byavuye mu mukozi nabaye byose. Nabaye umukozi mba n'umugabo nyine kandi banshira mu maso cyane. Byibura se amafaranga we yagukangishije akubwira ati uri umutindi hano nta cyo byo yari isokera. Byibura we yarayaguhaga uko yabona. Yagiye kuyasindiramo n'abandi bagabo hirya. Urambaza iki se? Uriya mugore mwaroze mwamuhoye iki? Namuhoye iki? Twapfuye umugabo. Mwapfuye umugabo. Ngibyo bigaragariye ahangaha. Yego. Byumvikane ngo aya na amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya. Nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi n'umutima wuriya mugabo we. Yego. Rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona ariko buriya Liberatari yaratwaye umugabo we. N'umutima yarawutwaye. Buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi. Ibyo ari kuvuga nabyo inzu ye yarayifite iragurishwa iribwa na Liberata. Harimo Liberata. Murabona mwiki? Inde? Liberata. Niko. Buretse. Tuvura amarozi y'ubwoko bwose. Waba uhinga ntiweze. Uratwegera ubu ikindi waba urogerwa icyo gihe nabwo turagufasha tukaguha imiti ituma abantu batakuroga ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza. Ikindi dutanga umuti w'urukundo. Ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma uraza ukatwegera ukatubwira uti cyangwa se ubikeka ushobora no kuba utabizi neza ngo ubihamye ariko ukaba ubikeka uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya. Dufite uburyo tubikugenzereza umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera. Ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza. Wigeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha. Urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto. Ese ibi bari kubibavura batiriwe baza hano bagakira? Amerika, Aziya, Oceania, Uburayi, aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo. Yego. Iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe njyewe mba ngufite. Yego. Rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha niba ngi ubona biviremo hano njyewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo. Bayikazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Koza TV nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu munsi ndi kumwe n'umuntu tutaherukaga nyuma y'imyaka myinshi 2 hafi 3 ndumva yari igiye gushira Papa Salomon ngira ngo mwese murahita mumwibuka. Nyuma y'igihe kinini rero twongeye guhura nawe kubw'impamvu ze nyirubwite kubw'impamvu ze yifuje ko tuganira. Ngira ngo murabizi yatandukanye n'umugore we Mama Salomon nyine musigira abana jyana n'undi mudamu. Ngira ngo abagiye bakurikirana ibiganiro byacu mwarabikurikiye n'abatarabibonye wenda basubira kuri channel yacu bakabireba. Ariko ni byinshi byabaye bigiye bitandukanye mu mpamvu harimo nawe ibyo yagizemo uruhare harimo byatagizemo uruhare ariko muri byose bwa nyuma na nyuma yanciyeho kugira ngo atuganirize mu rugendo rwe rushize kuva atandukana n'umugore ubuzima yabayemo ndetse no kugeza kuri uyu munsi gusa igitangaje bwa nyuma na nyuma yifuje gusubira n'umugore we. Reka wenda ndike kubimuvugira nawe abyivugire. Ndashaka kumubaza ibibazo byinshi pe nk'umuntu w'umugabo wataye abana 3 akabasigira umuntu nawe udafite ubushobozi agakurikira undi mugore ariko igitangaje no ko yifuza gusura n'umugore bigaragare ko rero bitagenze neza. Reka mbanze mu ikaze hanyuma ubundi dukomeze adusobanurire uko yarabayeho impamvu itumye afata umwanzuro wo kuvuga ko ashaka gusura n'umugore we kugeza kuri uyu munsi nyine gitumye bitekereza atarabitekereje mbere. Reka mbanze mu ikaze ubundi nawe atubwire imva n'imvano y'impamvu imyaka yose yashize akaribwo yibutse kugaruka. Papa Salomon tuguhaye ikaze. Umeze utese?
imyaka myinshi. Imyaka myinshi cyane kabisa. Urakomeye? Ndakomeye mo gake gake. Ni gake cyane. Umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, uwa gatatu hafi. Niki wari ukibi Kigali se cyangwa wari waragiye mu zindi nce z'igihugu? Nasaga nkaho naratorongeye mu zindi nce z'igihugu. Yarangiza aho ngira ngo ntabwo kiba mu Rwanda. Avuga ni wenda ushaka kuba kuko hari amakuru twigize kumva ko ushaka kujya muri Kenya, muri Kenya. Ariko baza madame arambwira ati byaje kwanga, ariko tugeze kumva ayo makuru ko ushaka kwigendera, ariko menya byaraje kudakunda. Yari amakuru nyine hari yonda y'impimbano, ariko ntabwo byarayanyayo nyine. Kuko nari ngiye nanjye muri Zagara mu buryo ntazi, nisanze nyine ndi muri ubwo buzima. Rero wampamagaye umbwira ko yifuza ko tuganira, ariko mbwiye ku ngingo ushaka ko tuganiraho ndabyishimira, ariko nanone turanagisha inama n'abadukurikiye. Wambwiye ko ushaka gusubirana madamu, ko ushaka ko nagufasha cyangwa guherekeza kujya kureba madamu. Nagira ngo n'abadukurikiye babyumve, hari abantu benshi bakurikiranaga we na mama Salome, ariko ubuzima yanyuzemo udahari ni bubi kandi ni bwinshi. Nagira ngo ubanze tubwire ni iki gitu cyatumye nyuma y'imyaka ingahe ishize ushaka gusubirana n'umugore mu gihe wamutaye kigoye, uyu munsi kwa wumva wifuza guhura kubana nawe, wabitewe n'iki? Arakoze cyane. Mbanje gushimira kubw'umwanya wawe wampaye no kwemera kuza kumperekeza. Mu by'ukuri ubuzima nanyuzemo bwarangoye cyane nanjye. Aho narindi ntago yarahazi, nanjye aho yarari sinari mazi. Nuko nagiye ntagaze uko nagiye, nanjye nisanze ndi muri ubwo buzima. Uko wagiye ko twebwe turakuzi, kuko wagiye wamwanze utamushaka, usanga undi mugore. Nawe urabizi nari mbayeho nabi mu buryo bwo kugirirwa nabi. Uwanjyanye n'umundi ntago yerekeye gukomeza kungirira nabi. Kugira nabi mu buhe buryo? Twe ntago yerekeye gukomeza kundoga. Nagiye mfite umuntu twabyaranye, ngenda nyine hari ibintu anyicukisha, ngezeyo ngo yarafite n'amafaranga, ariko byose yarabinshukishaga. Nanjye kubera ubwonko bwanjye ntari nzaho uko bumeze, bikomeza kungora. Bikomeje kungora, ndamubwira reka tugende. Turagenda tujya kubana, ariko ubuzima twabanyemo bwarangoye cyane. Nabayeho ncunaguzwa, nabayeho ntotezwa ndi umugabo, nta jambo ry'abagabo mpabwa, mbese umugore ambera umugore. Ndavuganye n'ubundi icyo gihe se wabashaga kugira nyine, urumva kuko twe tuzi ko yagutwaye n'ubundi harimo ibintu by'uburozi, anigamba ngo hari ibintu yaguhaye. Icyo gihe watangiye kubitekereza n'ubundi ukirwanye na ukimeze kwa kundi nkuko wagiye umeze, cyangwa wari umaze ku ntago nagakize n'ubundi ntago yarekeye kuba yakomeza kubigambirira, yakomeza abikora. Ariko nyuma nibwo umuntu yaje umugira neza w'inshuti, arambwira ati nyamara papa runaka bakugiriye nabi, wanyegera nkazagufasha. Arangije araza, umudamu adahari, yari yagiye ahantu mu miryango y'iwabo, araza anjyana ahantu umuganga uvura ibintu bya Kinyarwanda cyangwa se gakondo. Tugezeyo yambwira ati amafaranga ndi buyagutangire, ariko bakuvure wongere ugire ubuzima. Yego. Arangije amafaranga arayatanga, umuganga aramvura, arambwira ati ibintu uzabiceceke, urebe ko uko bagufataga ariko uzakomeza gufatwa. Ndagenda naceceka, umugore ava iwabo, aje mu by'ukuri ibintu yankoreraga, ninjye wamesaga imyenda yose, imirimo mu rugo wayikoraga. Mbese nta mukozi mwagiraga se? Ninjye wari umukozi wa buri kimwe. Kandi waragiye uri umugabo? Ubwo ubwo nyine byavuye mu mukozi, nabaye byose. Nabaye umukozi nimba n'umugabo nyine, kandi banshira mu maso cyane. Byibura se amafaranga we yagukangishije akubwira ati uri umutindi hano nta cyo byo yarisokera. Byibura we yaguhaga ukayabona? Yagiye kuyasindiramo n'abandi bagabo hirya, se ko nabimenye nyuma nyine maje kwivuza. Yigiraga mu bandi bagabo, agataha mbaza ati watetse, wameseye abana bakarabye. None se muri icyo gihe ntago wigeze utekereza muvuga uti bino bintu kuki mbikorerwa kandi wanjye ntabita umugore wanjye yaranyubahaga? Icyo nicyo cyatumye nguhamagara.
naratekereje nibuka ko umudamu wanjye mama Salomo yari umuntu mwiza, yari umunyamahoro, nubwo nagiye mubangamira ariko bitari ku mpamvu zanjye bwite zo kumubangamira, ahubwo hari ibyankoreshaga. Nibwo naje gusobanukirwa ko hari ibyankoreshaga, nibuka ko yari uw'agaciro mu rugo rwanjye. Ndavuga reka nzahamagare Keza tuzajyane amfashe kuba yabasha kumpuza nawe, basi muganirize, mutakambire, musabe imbabazi, basi ndebe niba yanyumva, niba nakongera kuba papa w'abana biwe cyangwa se papa w'abana banjye, tukongera tukubaka urugo rwacu, kuko undi we wakakanye ntabwo nakongera kugaragara mu maso ye. Yego. Nawe naramushije umunsi ntabwo turi kumwe. Uwo mudamu mwaratandukanye? Naramuretse kuko nasanze nkomeje kuhaguma, noneho yangira nawe bikarangira ushaka no gupfa. Niba ibintu byarabaye inshuro nyinshi cyane, uyu munsi wa none nkaba mpumeka, yaragiye ashaka kungira debile cyangwa se niba ari inzaratsi niko bazita, niko numva bavuga. Ibyo byose Imana ikabimfasha, nkahura n'uwo mugiraneza akamvuza. Yahise ambwira ati have ugende ujye kuba ahandi hantu kuratazi, uba ahantu undi ntabwo ahazi, na telefone nakoreshaga. Mbese mwaratandukanye noneho nta kintu kibahuza? Nta kintu kimuza nawe, nta nubwo azahantu merereye. Igitekerezo cyo kuvuga uti wenda birashobora, urumva ni byiza ubwo wivuje ukayigarura akenge ukavuga uti reka mpave nimuke njye kwibana, hanyuma gutekereza gusubirana na madamu byo byaje gute? Kuko urabizi uburyo mwatandukanye, urabizi ibintu byose wamukoreraga, amagambo mabi wamubwiraga, gutekereza ukavuga uti reka wenda nshakisha ukuntu namugeraho, musabe imbabazi ndeka azima, nsubire mu rugo rwanjye. Byo byaje bite? Ni urukundo se rwaje? Ni ugukumbura abana? Nihe impamvu iyo watekereje gusubira mu rugo iwawe? Mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni urukundo no gukumbura abana. Twarabyaranye, abana banjye nari mbakumbuye, nawe mukumbuye. Ndavuga ni reka ntekereze uburyo ki nazajya kubareba, basi niba azamu uburenganzira nkinjira naho aba, niba atazanteza abantu akampururiza. Ariko byanga bikunda ntabwo sinzi, biragoye bitewe n'umubabaro yagize muri ibyo bihe. Gusa n'ubimfashamo bishobora kuba byakunda. Hari n'ikindi gihe Salomo yigeze kurwara, araremba, ajya mu bitaro, indwara inakomeye, ariko n'Imana yabikoze arakira. Mama Salomo araguhamagara kubwira ko umwana yarwaye, ntibyagira icyo bikubwira, ntiwanaza kumureba. Ariko wenda ibyabaye byo ni byinshi, n'ubuzima ni bwinshi yanyuzemo bubi, ahubwo kugeza ubu mu buzima wabayemo aho ngaho waragiye kuri uriya mudamu, n'ubuzima abanagaho na Mama Salomo mu bukene mwabanagamo, wenda mu byangombwa mukanaburara, ari nabyo wenda wagiye uhunga, n'ubuzima wari ubayemo hariya, buriya ubuzima ubona bwiza n'ubwo. Mu by'ukuri Mama Salomo ni umuntu mwiza, ni n'umunyamahoro, nubwo yatotejwe ariko ni umunyamahoro, ni umunyamahoro cyane pe. Mu buzima twabanyemo ubwo aribwo bwose, tukibanye neza hatarazamo sekibi, twabanye neza, twabanye neza nta ntonganya, ahubwo intonganya zaje nyuma uriya mugore amaje kubizamo. Kuko uwo mugore yaranasinze nyuma arambwira ati rega nubwo yamwaga n'inzoga, ati nubwo umuvuga ngo abana n'abawe, ati ni njyewe uzi papa w'abana. None se n'uwo mwabyaranye ntago ari uwawe? Niko yambwiye, yarambwiye ati ntukajye ureba aba bana ugira ngo ni abawe, ati ni njyewe uzi papa w'abana. Ese nabwikizera gute ko wavuga ngo twabyaranye ari uwanjye? Nuko nyine wenda nawe utari muzima, ariko rwose ntago umuntu umeze kuri ntabwo wavuga ngo mugiye kubana ngo muzubaka. Ariko wenda ibyo si byo. Hanyuma wowe urumva ugereranyije nuko wenda umugore wawe uramuzi, uzi uko ateye, uzi imbaraga ze nkeya, uzi wenda urukundo mwakundanaga uraruzi, ubitekereje wumva azahita kwakira nk'uko ubitekereza? Bitewe n'umubabaro yahuye nawo, ni Imana yonyine yabikora, kuko nzi yarabaye bihagije. Bamwirukanye no mu nzu, ibyo ntago nabimenya kuko nanjye aho narindi ntago nari merewe neza, hari ibyankoreshaga nanjye, ariko ibyo byuko yarabayeho ntago nabimenya pe. Ahubwo ndifuza kujya kuba najya kumureba, nkamenya se yabayeho gute, ese yanyumva, basi tugafatikanya urugendo rw'ubuzima, mbese umwanzuro uri muri we. Nagire imbabazi, nzashima Imana pe. Mukibana ni ikihe kintu
ukumbura kuri mama Salomo mu gihe muri cya gihe mukibana nyine muri bwa buzima mukibana mu rugo nk'umugore n'umugabo ni cye kintu ukumbura cyangwa ni cye kintu mukumburaho ku buryo mu gihe wari warakize wicara ukavuga ati nkumbuye madamu wanjye nkumbuye wenda kwa ntekera ni nk'icyo kintu bamwibukiraga ukavuga uti nubwo nagiye ariko narahemutse gusa nkumbuye ikintu runaka nyine mu rugo iwanjye muri make. Mama Salomo ni umuntu twayaga twicara nawe naba ndi gutana hari ukuntu twivuga ngo turi abagabo mu rugo naba ndi gukoresha nk'amagambo atari meza kandi ati nyamara ibintu uri gukoresha aya magambo uzi kuvuga ntabwo ari meza ahubwo wavuga gakeya witonze nibyo byubaka urugo. Yangiraga inama muri make acisha make ndakeka namwe mu minsi mumaranye mwamumuzi acisha make pe. Rero ngira ubuntu nkabona angiriye imbabazi mu by'ukuri nanezerwa. Hari abantu badukurikiye bari burebe kino kiganiro, hari abari bavuga bati umugabo ntashobotse cyangwa se n'ubundi azongera mutesha umutwe. Kuri uyu munsi watubwira wowe kugira ngo n'abadukurikiye babyumve ko nyine wenda uje neza nta bindi bibazo uje guteza, wenda uje kumukiza wamuganira ibikomere n'ubwo bukene wagiye kubera ubukene. Yego wenda bari baranakuroze n'uburozi bwarimo ariko n'ubundi wabonaga ko ufite ikibazo cy'ubukene cyane ukavuga uti ni gute umuntu w'umugabo yirirwa mu rugo yabuze n'aho ajya gukora ikiyedi kandi kuko byarumvikanaga. Kuri uyu munsi n'ubundi ubu byaranyije wenda si mwese umukene mama Salomo ariko n'ubundi ubuzima wamusizemo ni nkaho bukiri buriya. Muri make nta cyahindutse kinini ku buryo wavuga ko hari ikindi kintu kidasanzwe. N'ubundi bwa buzima ni bwa bundi kandi n'ubundi wagiye uvuga ko mupfuye nyine ubuzima bubi. Kuri iyi nshuro bwuzemera kwihanganira bwa buzima noneho uvuga uti reka nshaka ubuzima n'umugore wanjye n'abana nyine ubukene tububane muzihanganira kuba muri ubwo bukene kandi waragiye ubuhunga. Mu by'ukuri isomo naribonye nabonye isomo ku bagore batandukanye kuko nakita ko ari babiri ariko uwa kabiri we aragatsindwa n'Imana ya Rurema undi wundi afite iyindi sabamo atari ngiyi turi hahari niko nabivuga. Mama Salomo bitewe n'ukuntu ubuzima twabanyemo anzi ntaragirirwa nabi aranzi azi wenda niba naramwimaga nabonye ariko angiriye imbabazi kuko namajije kuba naba umuntu noneho ndumva ndi umuntu nakoresha ibishoboka byose tugashakisha ubuzima. Ntiwakongera kumutenguhana? Oya ntago bibaho. Icyiza nuko nyamugore atazi yondi ubwo ankundiye twanaho kwimuka tukajya kure yaho umugore atazamenya. Wabwira abantu icyizere bagira cyatuma bizera ko kuko kuje noneho ufite inshingano nk'umugabo. Urumva watubwitaho narindi sinafatwaga nk'umugabo narozaga amasahani nkakoropa. Urumva ko wanze aho wubashywe ujya ahantu tubashywe ariko ni nabyiza kuko wenda nawe ntiyari wowe. Hanyuma ku bantu badukurikiye ni ikihe kintu waduha nubwo tutazi ko yakubabarira wenda ariko duteganya aramutse akubabariye ugasubira mu rugo, ni ikihe kintu watubwira nyine cyakemeza neza kutazongera gukora nk'ibyo wakoze, kutazagera mu rugo nubona guhaye ikaze ngo utangire wikoze hirya no hino utangire umutesha umutwe kuko burya ntago wabaye mu buzima bubi ngo wongereho na stress ngo bikunde. Burya rero iyi myaka ibiri ishize irenga nizemo byinshi, namenye byinshi, namenye uko umuntu ababara, namenye uburibwe umuntu anyuramo atari ubyiteye. Nyuma yo gukira nabwo navuze ni nakora gutya nkabigenza gutya kugira ngo basi nongere kubona amahoro agarutse mu rugo. Undi gusenya icyizere ni umunota umwe ariko kucyubaka bitwara igihe. Kubaka icyizere biragora, sibyo? Icyizere wagisenya mu masegonda ariko kucyubaka bitwara imyaka. Ntago nakubwira ngo hakanya niwe uzabona imbuto nzamwera nangirira imbabazi. Imbuto nzera mu bijyanye no kuba twabana mu rugo, mu bijyanye no gushakisha imibereho, niwe uzi ukuntu yazabyenza ntazambabarira. Mbese kwitwara ni wowe uburyo uzitwara niwe uzabibona. Kuko ndumva umutima wanjye hari ikindi kintu gishya waba warakiriye. Njye kuri njyewe nanjye icyifuzo cyawe nicyo nanjye mfite kuko nta wakifuriza umuntu gusenya
ahubwo umwifuriza kubaka, nubwo haje ikintu nka kiriya nyine ni impanuka bibaho byabaye kuriya, ariko ku bwanjye nanjye nakifuje ko yakakwakiriye wa mugari nk'uko bivuga nyine ko wabonye isomo none mugatangira urugamba rw'ubuzima, noneho na bya bindi bikazaza ariko mwabishakanye. Rero abantu mudukurikiye mwese mwandike muri komenti kuko mubyumva, gusa kuba agarutse Papa Salomo nge ndabyishimiye, mubonye ukuntu abana bibagiwe se bakamubaza nyina atari mumubone, bagashaka iki batari bukibone. Buriya nubwo waba ubana n'umugabo cyangwa n'umugore mu bukene ariko mubana mwese mubasha kubifatanya mukabyakira, ariko kwibana wenyine uri umumama n'abana batatu, umwana ari bushake n'amata akayabura, ntawe ufite uhamagara ati wakohereje na 500, ni ibintu bigoye. Ariko byibura kuba yicaye agatekereza akavuga ati reka nsubire iwanjye, icyo cyizere ngenda ndakiguhaye nyine, komeza ugerageze. Hanyuma ese kuki utakijyanayo? Ntabwo yakwakira? Biragoye kuko nshobora kujya akamururiza ugasanga bigenze nabi, akagira abamuhotera muri uwo ahantu atuye. Niyo mpamvu nagusabye ngo tujyane ko wenda habasha no kukumva kuko mwagiye muba muri kumwe kenshi. Njye ntabwo yapfa kunyumva, uramfasha no kumvuganira. Ntacyo, reka tuzajyeyo, turapanga umunsi muri iyi minsi kuko ubu ngubu ntabwo wahita uvuga ngo ugiyeyo kano kanya. Nta kibazo kuko nakubonye, kuba nakubonye n'undi mugisha. Nawe rero nubona umwanya uzambwire tujyane turebe ko kandi urebe uyu munsi uzunshaka urambona, kandi ngi hari igihe nigeze kugutelefona kuri telefone tugiye Salomo yararwaye turi mu bitaro. Mama Salomo ambwira ati nge ndamuhamagara agahita ahazimya, agahita anabloka ibintu muhamagaje. Icyo gihe nanjye naraguhamagaye ndakuvugisha mbwira nkivuga Salomo barakubye. Ariko none uyu munsi ntabwo nari nzaho ndi pe, ni ukunyanga ntabwo nari nzaho. Oya birumvikana. Uyu munsi none ndazi neza ko hari igishya gihari pe. Ibyo bishya uzanye turabikeneye, kandi reka twizere ko Mama Salomo nawe wenda umutima we nubwo wababaye ukababazwa, twizere ko wenda nawe azashyiraho wenda akabyakira mugatangirana ubuzima. Nubwo muri iyi minsi nzashaka umunsi tubipange tujye kumureba tumuganirize, niba ari ibikunda nyine bizakunda, nibitanakunda kandi buno umeze nk'umuntu ugiye gutereta bushyashya, ushaka kugenda umunsi wa mbere ntanakwakira akanabyanga nyine kubera ko yarakomeretse kandi ntago igikomere kirakira. Ikindi kintu ubwo nabwo ntibizaguca intege, ubu umeze nk'umuntu ugiye guporopoza bushyashya, kugenda bwa mbere byakwanga ejo ugasubirayo nyine, nuko bigenda nyine kugira ngo ugarure icyizere buriya cy'umuntu biragora cyane. Abo ko biri kose bizagenda neza. Ikindi wahisemo nyine wafashe umwanzuro muzima nk'umuntu w'umugabo. Oya mfashije rwose yazanyumva rwose, waza no kumuhamagara ukamuganirizaho gake nyine mu buryo bw'ibanga nk'umubyeyi nawe. Tuzagerageza igishoboka, nibikunda bigakunda ni amahire, nibidakunda nabwo bizasaba igihe, ariko hari igihe bizakunda. Reka ngusezere rero, gahunda nyine ubwo niyo. Ibindi wadukurikira mujye muri komenti mwandike nyine uko mubyumva, hanyuma ibindi tubashyira mu gutaha. Bye.